tumunezero yego ukomeye cyane shimira Imana ko yamereye agakiza kawe nabayeho ndi nk'ihene nyine zirwa zizerera ku gasozi ariko ntazi neza umuntu ashobora kubana n'Imana ko nanjye nitwa Nzacaho Daniel najyaga niyitirirwa ko ngo nakijijwe ariko sibyo baranshutse ni nko kunshuka bambwira nabi ibyo badafite batubwira ko umuntu ngo waretse ibyaha ngo akabyihana ubwiwe ngo akabatizwa basi ngo abangwa akijijwe ariko sibyo koko nanjye nagize icyo kintu cyo guhora numva ngo ko nabatijwe ariko nkajya numva n'undi n'urubanza rw'ibyaha rundimo nkajya mpora nsengera ubugingo ibihuru nkabijyamo avuga nti Mana uzampa ubugingo kandi bitwa ngo narabatijwe nyine naho mpamvu ndi gutangariza aba bantu n'umuntu waba ari hano akaba yarigeza mbona abona kandi narabatijwe ntabwo byari byo burya kuko burya kwarukunshuka banshutse mbatizwa ariko ntarizera Bibiliya iravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwira abari mu butumwa bwiza abizera babatize ni naho mpamvu nyine hano hashobora kuba hari umuntu akavuga ati siko tuzi Daniel gutya cyongeye kugenda kuko koko nta muntu batizwa kabiri iyo yamaze kwizera akabatizwa abatizwa rimwe ariko mu by'ukuri byari byabayeho nari ntarizera niyo mpamvu rero ngarutse gutangariza abantu ko ubu ari bwo nizeye kuko mbere wari kumbaza ati ese kuba batijwe ubundi wabatirijwe iki ni ukuri sinari kukibona n'ubu ngubu kandi njya nganiriza abantu mwabwira ati siko wabatijwe ukabitwa umukirisitu mu by'ukuri wabatirijwe iki reka da ntacyo yabona ntacyo yasubiza mu by'ukuri bira byose hari ukutamenya icyakora n'abakimeze gutyo ntawabasha biteka ko nabo ntibari bamenya ariko bashobora kuzayishura nuko ngiriye ubuntu rero n'Imana murana ba Petero nyine nkuko Imana ishimwe ungafite umunezero kubivuga nuko ubutumwa bwiza ariko nabwumviye kuri radio hajeho impakanya avuga atari gukora ibyo Imana ire mu muntu yamuremye kuko ari intungane ariko imuba aza kuza gucumura kuko yaramubwiye ngo mu biti byari muri Edeni iramubwira ngo ibi biti iki giti nukiryaho no gupfa uzaba kandi Imana ntibeshye kuko kumva ni Bibiliya ikaba impamiriza uri mu rwandiko rwandikiwe ariko abantu bera abatera bo ni urwandiko ni nkuko watora ibarwano ariko itakwandikiwe naho mpamvu basoma bagasoma ariko ntibumve cyakora ubu nibwo njya numva niyo ndebyemo nyine ndavuga nti Imana ishimwe ko yatwandikiye hakurikijwe kuko ukuntu umuntu yaremwe n'Imana yamubwira inzoka ikamusha Satani akamushuka akaba umunyabyaha kandi ikavuga ngo no gupfa uzapfa kandi nkaba nzi neza koko kandi nukuri Imana ntibeshye iyivuze ibivuze Imana ntigira imikino yo yavuze ko nurya kuri mbuto no gupfa uzapfa kandi koko nyine yongera ko kwivuga yuko nabamukomokaho bose kiravuga ngo mpora abana gucyanirwa kwa basa ndetse ngo nabi bihe byose umwuka wera nyina nzamo akakomeza binyereka binsindagira koko mbona ndi umunyabyaha kubera uwo mvuka ndavuga ese ubundi nyine umuntu yabona agakiza ariko hashingiwe ku byo bene data bahishuriwe n'Imana bavugiye kuri radio umva Imana igidushoboza tunavuge twamamaze hose babimenye numva koko nibyo ngiye muri Bibiliya mbona iri kumbwira ngo abamwemeye bose babasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana numva nibyo kandi koko nyine ndavuga ngo rero koko kwizera Kristo nibyo ariko ntajya mbivuga mu magambo nkumva nanjye ntibinjyamo umunsi umwe rero Yesu arabimpishurira neza anyereka urupfu rwiwe anyereka uburyo yashenjaguwe anyereka uburyo ki yazize ibyaha byanjye anyereka kuntu igihano we yari guhanwa njye nari guhanwa we ari cyo yahanwa cyane kwivuga ko Bibiliya kandi niko kuri ngo yavutse nta cyaha aba mu isi ntiyagira icyaha ibyo byose ndavuga ariko koko umwuka wera nsuye ndavuga neza ko nta cyaha yagiraga yazize iki umwuka wera kugenda bimpa numva yazize ibyanjye numva ari kumbwira ngo nose ko yazize ibyawe wowe uri gukomeza kuba umunyabyaha gute urumva ukomeza kuba umunyabyaha atari wowe uzaba wizize ukarimbuka wizize mbona Imana itari kubura kureka ngo umuntu niba yashobora kwikiranukira yikiranukire Yesu ntazi numva Imana irabinyemeje
numva nyine ndakishijwe, numva nyine ndabyuzuye, mpera icyo gihe mpamya ko ndi intungane, ariko ntabikoreye. Ntabwo byari gushoboka ngo mbikorere, cyane yuko umuntu yavutse atandukanyijwe n'Imana, yongera guhuzwa nayo na Yesu. Nuko ibyo byonyine mbimenye, nongera kuvuga ntiburya koko nkuko Bibiliya bivuga ngo nubwo ngo umuntu atari umuhanga ntabazi no gushyongoka. Ndeba kuntu nyine nubwo hari abantu bize amashuri menshi ndetse banarangije ndetse banayize no hanze, ariko icyo kintu bakaba batakizi. Mpita numva nshimye Imana umutima wanjye, numva nyine guhera icyo gihe n'uwo munsi nibwo navutse bwa kabiri. Ni itangazo rero ndi gutanga hano, ntabwo nje kuvuka bwa kabiri muri aya mazi, ahubwo nje guhamiriza icyo nabaye cyo umugaragaro. Gusa ubundi intungane, ndi umwana w'Imana bidasubirwaho, navutse ku Mana, Imana ntizanyirukana oya, kuko ntibishoboka. Ntabwo wafata umwana wabyaye umwirukane cyangwa se ntazongere kuba umwana wawe, kuko ndi umwana w'Imana bidasubirwaho, ndi intungane. N'abari hano bose baba badakishijwe babyumve ko ndi umwana w'Imana, mbega nta ruhare ngifitanye na Satani. Yesu yaransindishije ibyo byiringiro.